Tomorrow is another day. Kora ibyiza uyu munsi cyangwa ibyangombwa uyu munsi kugira ngo ejo bizagende fresh kabisa. This is Afrimax TV. My name is Bati. Remember to subscribe. Story ni nyinshi bijya hatari. Big up to yourself. Gitumo one more time. Checheka gatoya. Ibyo nshaka kukubwira uyu munsi ugomba kubyibuka mukanya gatoya. Cyangwa ejo nejo bundi ugomba kubyibuka. Hari umujama umwe uyu nguyu afite art idasanzwe. Uyu mujama namushakishije igihe kinini cyane ariko uyu munsi byatumye tuza hano ku Ruyenzi. Ku Ruyenzi ngira ngo murahabona Ruyenzi yabaye nziza byatari amazu yari ahantu hose ni ku musozi mwiza cyane akayaga kameze fresh niyo mpamvu nanje nifunze like this. Umuhanzi tukaba tugiye gushaka uyu munsi ni umuhanzi ukunze kwigana indirimbo z'abantu benshi batandukanye. Ni umuhanzi n'umunyarwanda ariko akunze kuba mu gihugu cyo hanze. Ubanza yabaga muri Canada something like that. Uyu nguyu akaba yitwa Dumba. Dukore Gitumo Dumba ntabwo byagushimisha wowe umukunzi wa Afrimax TV ukurikirana buri munsi. Dumba afite story nyinshi cyane. Amaze nk'amezi 3-5 ari mu Rwanda. Ese turimo kwibaza ntago ari bwongeye gusubira hahandi yofata indege aguruke asubire muri icyo gihugu cy'Uburayi. Ubu ngubu aracyari mu Rwanda muri amezi yose cyangwa lockdown yamufatiye hano. Ibi byose ni ibibazo tugomba kumubaza. Dumba ese kuri gahunda yo gutera ivi bimeze gute? Dumba muri gahunda nyinshi ibi boro ajya akora izi staff ajya akora kuri social media agafata indirimbo zabahanzi benshi batandukanye bo muri Kenya, muri Tanzania, Uganda, mu Rwanda akaziririmba agashira kuri social media ziwe. Ese hari ukuntu zijya zimwinjiriza kantu? Nibibazo byinshi cyane turimo kwibaza kubera iki tutamugwa Gitumo tukabimubaza. This is Afrimax TV nago tujye tunanirwa straight up kwa Dumba mu rugo iwe ni hariya ngira ngo murimo kwabona hano imbere yanjye hariya niho kwa Dumba ku Ruyenzi niho atuye. Let's go then. Byinshi tuza kubimubaza ni kuri kamera za Afrimax TV mukomeze gukurikirana ndakomeza kubamenyesha. This is what's up man. Yeah. Let's go. Kwinjira hano tazi urabona accident zitangiye kubaho ibura ije kunkubita kujisha. But it's okay. Ashobora ari umuhinzi w'amasaka. Ashobora ahinga amasaka. Ashobora ari umuhinzi kuko ndabona ari menshi cyane hano hantu. Yes. Hano ni kwa Dumba. Turinjira mu gutesi. Tugira discipline yo kunokinga cyangwa gukomanga. Ariko Dumba na mugore abana nawe hari bana muri ghetto. Let's go man. Keep quiet. Na munuri hafi kukurikirana Afrimax TV. Ariko hano niho kwa Dumba. Kubera iki tutinjiramo? Sinakomeza kukumva. Let's go. Come on. Ntabwo nacinze. Reka twinjire. Ukurikirana Afrimax TV hano kwa Dumba. Twinjire sinzi hano turi musange ariko ni Gitumo one more time twaje kumbuye ibintu ngibi ngibi reka tubikore. Isano na murimo ariko Dumba nta mugore afite uko ariko kose reka tumwinjirire tu kuko n'umugemo wanje ntabwo yankubita nta n'ikintu yantwara nta muntu uri mu nzu reka twinjire bana.
Yes, Dumba. Guys. Bimeze gute bro? Iyi ni Gitumo. Gitumo one more time. Bana ariko muzajye muteguza. Musanze kwipiraho yira indirimbo. Imagine. Yo kuri rayidira cyahari cyangwa urimo guteka. Nashakaga kugira ngo ive ibarafu mbona ukuntu nayi. Ngumba ni kumukaru no kwipiraho ariko umuntu kuva mu ibarafu. Ariko muteguza umuntu. Oh yeah, uyu munsi twagomba kugwa Gitumo. Ariko bakiti umuntu yazakuguye umuntu yarakuguye Gitumo nabonye ari Gitumo bigeze kukugirira barangwe Gitumo ariko bakuguye Gitumo nzabishura tumuntu wese wagerageje kungo Gitumo akosa ahubwo se mwijije mu gute. Oh yeah, se uziko ngenda hazi ahubwo ntabwo bana bifite kuko ko nta mugore ufite ku bantu bafite abagore oya na respectinga umuntu utagira umugore nibyo bibi wese ushobora gusaniza niyo yindi baby sasa iyo ngiyo niyo fresh tukanayimenya abandi bati uzajye muhamagara abantu aho ase Miguel we mwijira gutana ntabwo mbyumva man bimeze gute se bro ngiye kunywa icyayi ahubwo nyine namwe ngira ngo ahubwo mufate ku kayi kaje uyu ni umukaro ngira ngo urawubona kabisa wese ni bite cyane fresh bro nashaka ko tuganira aga telefone kudahamagara oya ntabwo nagomba kuguhamagara byamfata urugendo navuga ngo reka mbi town inze hano ku Ruyenzi shakisha umuntu witwa Dumba hari umutipe hano yarakoze akantu ni umwana wo mu Rwanda bamwita ngo Nerik Vanda Art yashushanyije Bruce Melody uramubona yashushanyije Bruce Melody ashaka kumwadvertisinga nawe nabwira gashushanya kanya zagupostinga abantu bakumenya urumva ariko rero kimeze gute se fresh bro ni neza kabisa nawe byanjye ndabona ubu ngubu utangiye kuzana isura ya Tupac neza kubera uruhara nizo bandana zawe abantu buriya bajyaga bavuga kubera abantu bamwe barangije kumbona nyine umutwe wanjye tipe wambara ingofero kubera uruhara rero ndavuga turuhara rwanjye n'ubundi bavuga ngo uruhara n'urw'abanyabwenge reka noneho nzajya nshyiraho bandana umuntu abona uruhara ariko na swaga ziriho za Tupac ngira urabizi wowe ukunda hip hop kabisa hariya nyine kuri Tupac kuri hip hop twese niho dutangirira okay sasa reka ngubaze akantu gato kubera ko ufite uruhara igipara kimwe cyogoshwa mu minota 5 ibipara bitanu byakogosha mu minota ingahe igipara kimwe cyogoshwa mu minota 5 minota 25 oh yeah none se 5 times 5 ni gute se 25 igipara kimwe cyogoshwa mu minota 5 ibipara bitanu byakogoshwa mu minota ingahe 5 10 5 15 5 20 5 25 ibipara bitanu byakogoshwa mu minota ese ibipara birogoshwa se nibere macho ikinicho ariko so wamugane ibipara birogoshwa kibari igipara ariko nukumbwiye ko icyuzi bacogosha minota 5 urumva ko nanjye ngomba kwibagirira ko ari ikindi kintu naga tricky tayari ni igipara ni danje ako se wamugukayise cyane fresh cyane ubwo kanshiriremo tukanywe tunaganira ndashaka ko tuganira ibintu byinshi tabanza ngo icyayi tari noneho ese karantine rimeze gute mani karantine cyangwa uracyayikomeza genda cyari muri karantine urabona ko nta muntu hari nyine muri karantine ni uzi ko karantine itangoye n'ubundi umuntu agomba kuba ari wenyine je nsanzwe ndi jyenyine abo nk'ubu ngubu ushaka kunzaniye corona oya ariko kwitanga ubuzima nasarishije nibwo bayizana ngo abacuruzi batanga izina ndimu muri iyi minsi ngo byagenze neza cyane iminsi ishize byatara abatipe barimo barakora amafaranga ahubwo bifite n'igiti cy'indimu hariya twayishyiramo ari indimu mbanze mfite nziteguye tugende hariya nziguye kabisa urumva rero fata sana agacyayi byo ni neza ntabwo uki ukoresha ubuki ubuki njyewe nibwo bunkorera cyane ntabwo ubuki ngira kubera ubuki burahenda burahenda ariko nibyo fresh
ngo isukari ngo izana ari indwara izana ahubwo isukari inaniza gukora akazi k'abagabo ariko jewe wowe ubigenza gute wakoresheje gasukari maze akazi k'abagabo ndi muretse ko akazi k'abagabo si ntago mpambaye cyane ntago mpambaye cyane nkuko bayivuga abantu bashobora kuvuga ati abantu rutipa ry'abana mpambaye cyane ariko nyine ubu ngubu umuntu aba agomba kunywa nyine tangawizi agashyiramo n'akandi kayiko thank you so much. Hani wanje ariko si ubwa mbere uhageze. Sinabwo ari ubwa mbere niyo mpamvu njye ntabwo nikaje cyane. Nari mwana. Kubera ko dufite umugore nahise mvuga ngo reka nije. Ubundi abantu bane babanje kubera ko mu rupango bakunze gusiga umuryango w'imbere ufunguye. Sasa rero nibo bakunteje oya nta muntu waneje iyo bakinguriye umuryango ntabwo bari kungira niyo ngoje tundavuga ngo ese mujya mu kiritsi nimba wari wazanye icyana ariko nta mugore ufite hano nzanye icyana ntabwo wakwinjira mba naganiye ahantu hose ntabwo wakwinjira ntanzanye icyana so bimeze gutya ariko cyangwa umeze neza aguce ni sawa so ikintu cyatumye mbuga gitumo uyu munsi nashaka kumenya amakuru yawe ese uri mu Rwanda kuva ryari ikindi cya kabiri umaze igihe kingana gute upanira gusubira hariya hanze cyangwa ugiye kuguma hano kuko haba icyabaye igihe kirekire ikindi cya gatatu ndababangamiye oya turashaka kumenya amakuru niba ufite gahunda yo gusubirayo tukugumishana ikindi ndashaka kumenya ukuntu ukoresha ziriya stuff za twatu video twawe ujye postinga ko uririmba indirimbo z'abandi ese izi ndimo na copyright ziba zifite icyo ni cyambere cya kabiri ese hari akantu uvanamo majya bambwira ngo muri social media muri izi stuff zijya muri social media za ukuntu umuntu ashobora kumakinga amafaranga kuri Instagram, YouTube, TikTok n'izindi platforms. So nabyo turashaka ko dusobanura noneho hari n'ibindi byinshi cyane ashaka ko tuganira ibyo bindi byinshi ni ibihewe uzatera ivi ryari njye ntera ibisi sinera ivi byagenze gute ko ndi umusiramu ntera ivi nsaza kubiganira wanyemerera ngashyiraho microphone tukaganira neza ntabwo bisa ashyiraho microphone tuganira ngo ivi ngo uri umusiramu ndi umusiramu ntera ivi nsaza irindi muri muramba reka dushyireho microphone tuganire sawa nabi sasa n'agacayi hano yamana danje yes gukurikirana Afrimax TV gahunda zacyo zabaye successful twabashije guhura na Dumba naringize ngo ndibu musange hano ari kumwe n'icyana cyangwa umugore ariko ndabizi neza ko na mugore afite aribana muri inzu hano kuri umusozi mwiza cyane ku Ruyenzi kuva gahunda ko zabaye successful ubu ngubu twamusabye ko tuganira kandi ikiganiro kirambuye ni hano twatujye kugitangirira kuri kamera za Afrimax TV Gitumo one more time mwari muyikumbuye Dumba twaturi kumwe Dumba bimeze gute bro bimeze fresh sana ariko se kuba nibana sayibesha ko nta mugore mfite hano mu Rwanda se keretse nimba mufite hanze handi ariko hano naho narone kuba nibana ntago bimenyesha ko nta mugore mfite okay basora bafite ibyino minsi ashobora no kuba hariya and then ngiye nkaba hano twazajya duhura mu mwanya wacu ariko nyine ahangaha ndi nta mugore nyine uraho nyine mbana nawe ese Dumba ufite abagore bangahe abagore mfite se ngewe ubundi kuri social media nkurikirwa n'abagore nk'abakobwa benshi uretse ko abagore nyine kenshi mu kinyarwanda ngo umuntu aba yarabyaye yari umugore so ngiye nkunze kuvuga ko abafite abagabo
ntabwo ari abagore banjye ariko niba uri iyo nkurikirana unkunda nta mugabo ufite ubwo uri umugore wanjye so mfite abagore benshi. Tureke abagore b'abafana, none abagore babandi bo muri gahunda zose zo mu rugo, igitanda kimwe yariya mukararana mukabyukana gahunda zose zigakomeza, ni bangahe? aho ndibaza ko nta n'umwe, ariko tuba turimo turareba n'abana benshi turimo turapanga. Ubundi duhora kuri telefone kugira ngo tuzajonjore dukuremo nyine uwo twawe. Ntabwo nshobora kuba niyo naba ntafite umugore hano, ariko ngomba kuba nyine ndimo ndashaka. Ariko uri official wa wundi wavuze ivi ntawe wivu hari. Ariko hari umwana yimutse yavuye igikondo, ubu ngubu basigaye abakicukiro. Hari umwana yimutse yavuye igikondo, ubu basigaye abakicukiro. Niyo mpamvu last time nashatse kugwa Gitumo, ariko mu gukora iperereza ryanjye barambwira ngo musaza ari Kicukiro. Ngo ni Kicukiro? Ko ntarajyayo, ko yimutse ejo. Ugira ngo ni ryari se? Bakubwiye ryari se? Ejo. Waragiye kumwimura. Ntabwo namwimuye. Ntabwo namwimuye, uretse ko Kicukiro turimo turareba ubu ngubu Kicukiro yatugeyo cyane. Hari nubwo ushobora kungwireho Gitumo. Feri ubu ngubu ugiye kuzifungira Kicukiro. Ubu ngubu nzajya mfata akakebo kanjye Kicukiro, ntware nyine amata. Yes. Dumba, harya ufite imodoka zingahe? Imodoka se nta nimwe. Ukunze kugaragara imodoka? Nari mfite imodoka aho ntuye Canada, kamodoka gatoye nasize nkateje 200 amadolari 200. Ko ari makeya? Kari gashaje? Na kamodoka kanje nakoreragamo video zanjye, ariko ngiye kuza nari nzi ko nzatinda. No muri Afrika kwa nabanje Uganda, noneho nshaka aho nga parking. Noneho navuga ataga modoka karakomeye, nari maze nako imyaka 2 katarapfa, nshiramo igitoro gusa, nshiramo gazi kagenda. Noneho ndavuga ataka modoka ndagashiraye, ngenda ku batipe muri scrap, nabwo ati ndashaka ko mu mpami 1000 cy'amadolari ngiye nigendera. Tipe barande baroga ati no mutipe arimo aragurisha imodoka 1000, ubanza akiniye cyane kuyigurisha. Mfite paramwe yango zana contact, akajyamo bakajya avuga ati wapi turaguha desi. Kandi nagombaga kuza ubundi gukora ibintu kuri last minute ntabwo ari byiza. Nagombaga kuza the next day. Tipe aragenda ndamureba, tipe arimo aragenda ndamuhamagara nabwira garuka hano bagayizo desa zizane amamodesa nyine mbana akamodoka kanyina akagurisha. Ubu ngubu izo mfite iyo nshobora kugenderamo cyangwa iyo nkoreramo niyo mba nakodesheje, ariko iyo nawe bimenya ko koroni zaba nari kuzayigura kuri amafaranga nyitanzeho n'ubundi yagura imodoka. So nta modoka mfite ubu ngubu, ariko ndakodesheje imodoka tu. Zazindi tukubona murimo gukorera twa video wazikodesheje? Nazikodesheje mani, ziramvunye umugongo. Ziramvunye we gufata amafaranga kubera nk'ubu ngubu ngomba gukorera mu modoka. Nari mfite nk'ubu ngubu Munsanze nangije gukora, urabona ukuntu nambaye. Munsanze nangije gukora aka video kanje, ntabwo naringa kuri imodoka, noneho ndagapostinga kandi narinzi ko kaza gutwika. Abatanzania baravuga ati wapi atari kibo ugomba kuba uri muri ya kibo yacu gakureyo. Mise ngakureyo message zirahari, mise ngakureyo nawe gateye wane kanze kugasubira mu modoka. Mbese ari abantu bamwe bavuga ngo Dumba hindura, kubera abo bari bavuga ngo hindura hano ukorera. None wongerageza guhindura minduye, noneho abaje bavuga ati no, kuba abo umunota wa mbere avuga ati cyo mu modoka hataracyaho ni minota 30, ati jya mu modoka ntabwo ushobora kwangiza iriya brand yawe niyo tuzimo neza kudushimisha. Urumva ubu ngomba kwisubiramo indirimbo ndi mu modoka nkuko. So nukuvuga ko ngomba kuba mfite imodoka nkorera mu buri gihe, so ngomba kuyikodesha mbishatse ntabishaka. So rero urumva ubu ngubu agacumi kagiye kukuvamo kugira ngo ukodeshe imodoka yo gukorera ka video fosana. Ubundi yari hari ariko nari mpinduye, ariko nkuko kwezi ni kurangira ngomba gushiraho nyine ayandi kugira ngo iyo modoka ishobore kuba ihari nshobore kuyikoreramo.
ya urumva nta modoka mfite ndakodesha tu. Yes, reka tugaruke hahandi utaza gutuma nibagirwa. Ese Dumba ivyo zaritera ryari? Aho ngaho niyo twe twasoreje mu kanya, ariko reka tuhakomereze. Ivyo zaritera ryari? Wa wundi w'igikondo wimukeka icukiro bituma kubita impeta ya silver nimbari gold nimbari whatever. Aho uwo mwana w'igikondo nawanjye nangatangiye gucika intege. Namumenye ntaraba umusitari. Ndimo gupanga gutera ibi ndaje tuvuga ati ababebe baye benshi buretse gatoya ubatangiye arimo aravuga ngo ariko kandi utinye ni nawe yajyagama ibitekerezo kubera ngiye ntabwo nari nzi ibintu bya Instagram cyane abana b'i Kigali bumva Instagram mwana umusanga turutsiriye muri za ghetto za zinyamirambo afite aba followers ibihumbi 15 ariko umwana wagenda kureba hana turuka get iteye ubwoba ubakuraho gute ariko babaza do trick twase uwo mukobwa rero ni wajyaga mbwira ati kuruko abantu bazabimenya ndangije nkora ibintu yambwiraga ntera imbere ariko ntera imbere atangira noneho kubona ko ibintu byagiye atakinshoboye abakobwa nibo bankurikirana cyane ariko none nkambwira tsasa ubu ngubu for branding yanjye biragoye kugira ngo noneho tujye muri bya bintu byo gutera amavi reka tube twegejeje imbere dufatishe neza tubone gutera ivi ariko niyo umuntu utinze rero buriya birapfa n'ubu ngubu ugiye kureba usanga ameze nkaho atangiye gucika intege na ibintu nk'ibyo ariko mugumizaho nk'ubu niyumva iki kiganiro ndimo kumvuga wazavuga ati rutipe ntabwo arambaho nta wundi avuze ariko nyine ivi rizaza twebwe abasilamu urumva nta nubwo bigoye mutwara hari inyamirambo ipirawo ngira ngo wayibonye hari irahari iriya niyo tuzaterura imaze iminsi nge iriya pirawo iya pirawo yariyo ko nasanze yabaye barafu yariyo kwirayidi yariyo kwirayidi ndayibika iri nyinshi nyishiraho ngaho ndavuga ati nzajya nyiryaho gake so buri ubwo ngiye muri frigo kurya ipirawo usanga yarabaye barafu ubu nayikuyeho niho munsanze nyishize hariya kugira ngo barafu ivemo nongere kurya ariko ntabwo izashira ni nyinshi kandi ntuyumu iriya uziko imarana amezi 5 yo byatari fo sana iriya ni nyinshi cyane kandi nyinywesha umukaru ukoraho ikiko kimwe yawe no kurya nabyo ntabwo ari ibintu byanyu ukoraho gakeya ukanywesha umukaru and then igatinda ariko nyine ivi rizaza uzaritera nawe uzapfukama hasi utera ivi hasi maze umwambika impeta cyangwa uzabikora gute ariko nkangiye nk'umusilamu ubundi abasilamu ntabwo twemewe gupfukamira umuntu uwo ari we wese uretse Imana ni kwa kundi tujya dupfukama dosari ariko ubundi baravuga abasilamu baravuga ngo sunna sinzi niba uzi ikintu cyitwa sunna ni ugukora ibintu mutume wacu Muhammad yajyaga akora so bikaba ari sunna gukora ibintu ukuntu twambara abasilamu ubugofero n'ibiki byose biriya ni ukwambara nk'abasilamu ariko Muhammad niko yambaraga so Muhammad yasanze abantu biwabo abarabu bambara kuri so iriya ntabwo ari inyambaro ya kisilamu iriya ni inyambaro y'abarabu y'icyarabu so Muhammad nawe yahise yambara nk'abantu biwabo so ni ukuvuga ko wowe ukoze nk'ibintu Muhammad yakoze ni sunna so nanjye ngomba kwambara nk'abantu biwacu nkuko yambaye nk'abantu biwabo so kwambara nk'abanyarwanda no gukora umuco w'abanyarwanda ari ugutera ivi ryo ngira ngo Imana izambabarira nzaritera nzapfuka amatu nanjye bajya bambwira ngo sunna ubwanwa kakanwa kanje bajya bambwira ngo nawe ufite sunna ako nifusana ko ni gatoya cyane sunna kigomba kuba ikintu we iyo cyanwa nyine wapi pana akantu gatoya ubundi umusiramu aharanira icyanwa kenyewe kubera iki nyine sunna urumva iyo ufite icyanwa waharaniye abasiramu bakunda isuku ugomba kuba uri umunyesuku cyane abasiramu ngira ngo urabona inzu yanjye ugomba kuba uri umunyesuku cyane sasa rero umuntu wakujije icyanwa buriya bakitayeho cyane so ni isuku abandi bantu bavuga ko icyanwa ari umwanda kubera baba bazi ko umuntu atakitayeho neza ariko umusiramu agomba kwita ku cyanwa cye agisukura kikaba ari ikintu nyine wasukuye gisa neza uriya muntu afite sunna n'umunyesuku cyane kwa buri ubwo ufata buze ugiye gusari icyo cyanwa uracyoza
kigasa neza. Ajya ucyoza kangahe? 5 ku munsi. Urumva 5 ku munsi ukishamo ugakora amazi yakishamo kangahe? Nyine amazi burubwo ugiye gusara uroza. Noneho iyo ni wuzu urimo urafata, noneho hakaba n'ikitwa koza umubiri wose. Nanone nawo ukoga barambwiye ngo ukishamo 3. Nyine iyo urimo ubwo ngiye gusobanura wuzu yose gucishamo 3 gutya, ariko nyine urumva wuzu ahantu hose woze 3 n'icyanwa 3. So urumva ni isuku nyinshi. 3 ukishamo 3 inshuro 5 ku munsi wavuyemo cyane. Okay, wigeze kubabaza umukobwa ngiye mubabaza? Ubundi muri ibi bintu ni nkuko wakubaza ngo bagti wari wababaza umukobwa, ariko abakobwa nababaje, ariko abambabaje nibo benshi. So nta kibazo, nsubira kuri ze ariko ubundi ngiye ntinya kubabaza umukobwa. Na relationship ngiye mbamo biragoye kugira ngo wumve ati Dumba ngiye yarandetse ati kubera nshaka uburyo bitanturukaho. Wowe ukagenda ubundi character yanjye sometimes abantu irabananira, akavuga ati no mutipe reka muveho, agahita yigendera. Ariko iyo ndi mu rukundo n'umukobwa ngerageza kwikura muri character yanjye, nkakora kenshi cyane ibintu akunda. So rero iyo nshaka kugira ngo dutandukane nisubirira kuba wa wundi mu buntu bwanjye, ndene ugasanga ntakirimo ndakora ibyo ukunda, wowe ukandeka wenyine ariko ntakubwiye ati singushaka. So ntinya cyane umukobwa yababaye kubera ngewe. Okay, ikibazo cyo gikomeza hahandi apana ku mukobwa. Noneho in general wigeze guhemukira umuntu? Shana, ndibaza ko nta muntu udahemuka, abantu bose barahemuka, ariko uragerageza. Baravuga ubundi mu Kinyarwanda ati dutegura ibyiza ibibi bikadutanga imbere. So no kuvuga ko nanjye kenshi mba nateguye ibyiza ariko ibibi bikantanga imbere. Yo buriya hariya nta na hamwe navuga ngo nta muntu nari bwababaze. Buriya hari umuntu amaze kuba cyaguhemukira, amaze guhemukira, ariko ni muri rusange. Nawe ntamige uri kuri kamera n'abandi niyo twasohoka hariya, abantu benshi baba barahemukiye abandi, ariko ugerageza kurimita nyine uburyo ushobora kuba wababaza abantu, ukaba muri society abantu bose ngenzi ko abankunda ni benshi kurusha abanyanga. So nicyo gipimo cyanjye. Iyo mbonye ko mbanye neza n'abantu benshi ngerageza kuguma uko nguko, ariko ndabizi ko ahantu hano na hariya hari umuntu nahemukiye. Uretse ko wambwira ati wahemukiye ndeje, wahemukiye nshobora kubibura, ariko buriya ntabwo nabura umuntu nahemukiye tu. N'iki kintu ugeze gukora mu buzima bwawe ugasanga cyangwa tukakita ko ari igisebo, warasebye, yuriye umuntu yarasebye? Ikintu ngemba narakora nkumva ko nasebye cyaba ari ikira. Ikintu numva ko nakoze nkumva narasebye, ingira ngo nukuba umunsi umwe narigeze kwiyongoza kuva mu idini yanjye mba umurokore. Kiracyari igisebo byataye. Nariyongoje kuba umurokore, hariya narasebye bya ko hari abajyama banjye b'abasilamu. Ubundi nigaga Predi Ndera, noneho tukazajya tubyuka kurya idaku, tukajya turya idaku, ndi umusilamu wana participating mu basilamu. Noneho hano nari ntuye nanko wanjye, nta kintu ushobora gukora utari umurokore, kandi abyumva ukwe. Ntabwo mvuze ko nibyo we niko yumva ko umuntu ashobora gukiranuka. Noneho nanjye mfite style zanjye z'abayisilamu kubera nize muri madrasa kuva nkiri umwana, biragoye kugira ngo mve mu idini. Ariko kugira ngo wubahe umuntu mukuru mu mucyo nagombaga gukora ibyo yashakaga. Ninjira idini ariko bitandimo cyane. Sasa rero babana twajyaga turyana ipirawo tubyuka ku idaku, nabageraga imbere mani mfite akabiburiya nkahita nkata ku ruhande mani nkase. So kuri wowe kuba umurokore byabaye igisebo cyane kuri njye mani, byabaye igisebo cyane. Abatipe barandeba gukabona abatipe ntabwo nshaka kumvugisha, akavuga ati mani wowe wabaye murutadi kuva mu idini. Icyo navuga ko cyari igisebo kuri njyewe cyane cyane, ariko
ko ari ugushimisha ababyeyi n'umucyo wa kinyarwanda, kandi umubyeyi ntabwo yashoboraga gukurosinga kugira ngo yumve ibyanjye. Ubundi abasilamu biragoye, abasilamu ukuntu bameze bo bashobora kumenya amadini y'abandi bantu, ariko twebwe biragoye kugira ngo umenye idini yacu kubera murimo ibyarabu, murimo ibintu ugomba kwiga. So umuntu bakujije bamwigisha Bibiliya biragoye kugira ngo acrossinga agerageje kubiha amatwi. So ngiye numva uriya anko wanjye ntabwo bashobora gucrossinga kumenya ngewe imyumvirire yanjye cyane n'imyemerere yanjye. So kandi ari ngewe mwana akuze abantu bakuru. Ubundi igiti igiti gikuze ushatse ukigoroye nyine urakivuna, ugomba kukigora gikiri igito. So ni ngewe wagombaga kujya mu byo kubera we ntashobora kuza mu byanjye. So nuko nyine kandi nashaka kubaho nawe utipe ukajya ukamenya ati mani ndashaka isambare rishobora kunkura Kacyiru ringeza ku gisimenti hariya kugira ngo ndebe abajya makavuga ati utari umurokore wapi. Ugomba kubaho. So nahise mvuga ati mani tugende bambatize tu. Barakubatije? Ewana barambatije, ariko nari kumwe n'umujama wanje. Sinzi niba navuga kuri kamera, ariko Kalisa niba umbona habati. Twari kumwe rutipe tugenda, twari kuri restoration hariye Kimisagara. Rutipe yarandi imbere, abantu bose bari kuri line, umuntu uwambira akaza baramufata. Rest in peace Pastor Bosco niwe yatubatije go kuri restoration. Pastor Bosco ya rest in peace yarapfuye, akadushiramo akadukuramo akakubaza ubonye iki. Abantu ko ngombonye ikintu we cyaho, agafata ubundi akamushyira mu mazi akamukurayo. Atubonye iki, ati mbonye ikintu. Akagera ku mujama wanje Kalisa aramufata amushyiramo. Ati iki, ati mbonye ikintu. Nanjye yangiraho aramfata anshirayo ankurayo. Nge nta kintu nabonye. Nabwira ati pastor ntiwubwira, ati nta kintu mbonye, agatu n'umupagani ahubwo bagomba kumwica. Anshira yankurayo ati waba, ati nanjye mbonye ikintu. Ncisha noneho iby'abana urabizi. So tugira ahantu dusubiye ku ishuri turi muri ghetto, rutipe byarabunaniye gukizwa akazajyamo inzoga, nanjye nkazajya ngenda nkakubita izanjye ku ruhande. Sasa tukajya ducengana kubera twese tuzi ko twabatijwe turi hamwe, tuzi ko twabonye ibintu. Noneho umunsi umwe agenda aranywa agwa nka hariya, genda musanga mu kabari, nanjye zankubise. Ndamureba ewana turita tugwa ahantu turyamye. Noneho rutipe ndamubaza ewana mu bintu byose, ndamubwira ngo ariko se mani ngo wabanje ukambwira ngo cyagihe barimo baratubatiza ko wari undi imbere, uravuga ngo wabonye ikintu, wabonye iki? Rutipe aranyumva ahita arambwira ngo we wabonye iki ko nawe wavuze ibyo navuze. Agati gihe ntacyo nawe, agati bani nanjye ntacyo nabonye, barabakaritaza. Twaguye uko nguko. So kuba umurokore kuri wewe byabaye igisebo? Byabaye igisebo. Kuba umurokore ubundi ni ukujya mu nzira nziza ugiye kureba, kandi uburokore bubera umuntu ubundi already ngira ngo ari Christian. Christian biroroha kugira ngo abe umurokore. Mama wanjye umbyara ni umurokore, shout out my mother. Bakti muramutse ko yaragukunda cyane, akunda bakti. Muramutse bakti mama so okay dukomereza ngaho. Gift ya nyuma uheruka guhereza mama wawe ni? Gift ya nyuma mperuka guhereza mama wanjye ni mama namuhaye ikira. Mama ko ahangaho noneho mama ko nuva gift. Hari abantu batajya batanga gift kwa mama babo. Uziko reka ndeke kubesha bakti. Mama wanjye ntago nibuka muha gift. Imana ntabwo nibuka, kandi reka nsebe Imana mumbabarire kabisa. Ntabwo nibuka mama, avuga ama gift nyinshi cyane. Ariko ngiye kubyitwararika. Mama ninza kabisa, ninza ikintu cya mbere nzakora nzakugurira gift, kandi aguma azinsaba bambi, aguma ambwira wanguriye isaha, wangiriye gutya, wangiriye, akambwira ibintu nk'ibyo. Mama wanjye ni umuntu ukunda ama gold, ama chain. So ntabwo nza kubesha ko hari gift nahaye mama, ariko
ndaza kubyitwararika amahugura akoze kunyibutsa. Mama Dumba ndakuramukije nanjye turagukunda cyane kandi umwana agomba kuzana gift natayizana uzambwire efosana ngiye kubyitwararika yo urancarengize byataje. Dumba iyo ari mu gikoni ari mu guteka ni ibihe biryo yateka neza agatumira abantu bakaenjoyinga? Ibishimbo n'akawunga. Uracyari ya Fred? Ewana ibishimbo n'akawunga ewana aho ngaho nakwemeza ku gishimbo cyane. Abantu bose bari ibishimbo natetse bahita baravuga ati ukora umuti. N'akawunga nasonze ngasonga bien abantu bari akawunga kanje n'ibishimbo byanjye nta bindi biryo bashaka kurya nibyo biryo nzi guteka tu. Uri muri Canada naho kawunga ujye wisonga fresh cyangwa cyane hari akawunga ko muri Canada ntabwo ururi akawunga gafite ukuntu gahumura kariya bagakura muri West Africa gafite impumuro iyo ngiyo yako kawunga keza ako kawunga keza ariko ugasanga ntabwo kameze nk'aka kacu ko n'umweru cyane rero kararyoha cyane no kubishimbo sana so n'ibishimbo biba biriyo. Dumba wigeze kudetinga umukobwa w'umuzungukazi? Naragerageje byagenze gute? byaranze mu mbabarire. Ngiye rero ibi ndabivuga kuri Afrimax mu bimenye jewe ntureba abantu babona ko ndi inzobe ngewe swingiza abakobwa n'umukobwa ari light skinned iwacu twese turi light skinned turi inzobe ariko n'umukobwa w'inzobe njemba numva bitarimo biraza neza. Ubundi ntangirira ku mubiri yombi noneho twagira kugikara nkasara nkunda umukobwa w'igikara bien umukobwa w'igikara asa neza afite nyine wirabura neza afite amaso afite ishinya yirabura afite amaso y'umweru umwana afite amaso kagira ngo bayateretse mu mata. Njewe nuko ngo so abazungu barananiye njewe n'umuzungu niyo yankoraho gutya nta kintu numva niyo waba uri mwiza niyo wazana nibande abakobwa beza b'abazungu hakim niyo wazana kim je nkugira mu mutaratu ngugira mutara ho ati umwana yanyweye amata. None bari abakobwa ba light skin nka bashadibu aho mba mpombye yego nshobora kumubona nkamenya ko ari mwiza nkamubona ko ari mwiza kandi nkana appreciate nkanakubwira ati man uri mwiza uteye neza usinere your skin is good ariko igikara man nk'iyi telefone hano kuri screen aho ngaho mba numva nakwicara aho ngaho nawe nkaguma nkwirebera nizo swingiza inzo zimfata tu. Quarantine ni igikorwa cyakozwe n'abantu benshi ku isi muri minsi. Quarantine Dumba yaje mu Rwanda ntabwo twibuka amatariki yaje tariki zingahe iki gihe cya quarantine cyangwa lockdown kigufata mu Rwanda quarantine yawe byari bimeze gute? Wari wabipanze kuza kwifungira hano cyangwa yagusanze hano uri mu zindi gahunda byari bimeze gute? Quarantine yansanze nari ndi muri gahunda zo gusubirayo noneho bafunga ndi hano so bafunze ndi hano of course nk'ubu ngubu byaranyafectinze cyane nkuko nakubwiraga transport ngomba kugira imodoka intwara inzu ntabwo nari narateganyije ko nzaba nkirimo renting inzu ntabwo ari yanjye so I still have to rent. Urumva urabona ati amafaranga nari narabaze niyo ndimo ndakoresha ayo ntakabaye nkoresha niyo ndimo ndakoresha mu bintu byose ndacyafungiwe hano mu Rwanda nakabaye narasubiyeyo ariko ajya ufite citizenship yahari numvishe ngo biriya bihugu mu baturage babo bafatiwe ni lockdown bari hanze bita biba pesa ubunoti bakabaho neza. Nagerageje kugenda kureba ukuntu niba nabona inoti nasanze oya ibyo bintu ntabwo ari byo kuba naragerageje barambwira ati amafaranga bayaguha ariko bayaguha uri hariya bayaguhaye uri hano urayishura so ibintu byo kwishura nanjye nari nifite udukeya nkifite tusanze nkweye mu icyayi ndavuga ati aho kwishura reka mbe nyiwe ndakoresha two buhoro buhoro niyo mpamvu ubundi umuntu agomba kubara cyane ukareba ukavuga ati ugapanga niyo ufite 1,000 ugakoresha wijana nk'ubu ngubu abantu benshi barambazaga ati man kubecyo ufata inzu ku Ruyenzi
kurinzi ko ari mu cyaro ko ari kure ariko kuba nari narabaze nkavuga ati reka nzakore njye ku Ruyenzi aho nshobora gufata inzu y'amake and then niho byahise bizira karantine nkasanga koko ntari nyishoboye gukodesha ayandi mezi kubera nari inzu yo ku Ruyenzi ubundi ahantu nigeze gutura ishura kabiri ukwezi ahantu nabaye Kicukiro nishura 600 ahangaha nishura hafu yayo mafaranga so no kuvuga ko nuko nshoboye kuba nshobora nyine kuba nkiriho hano nara savings nyine ayo mafaranga nkaba ndi hano ariko amafaranga yo hanze narayanze ntabwo ayo ngayo nayafata ayo ngayo kuvuga ati ngo nzishure ariko uzumwenda wahari mani hano nshobora kukwibijana nkahita niruka haya naho wirukira usanga ikete mu rugo usanga ikete mu rugo barangiza bakabishyira muri polisi ushobora no kuguhagaritsa hari uri kuri traffic light bavuga ngo uzi ko ufite ideni bagusanga hariya ku muhanda araguhagarika just ibintu byo kuguhagarika nk'umupolisi kuntu yaguhagarika arebe checkpoint akagukubita izina ryawe akahita kubwira ideni akavuga ngo genda ubanze uryishure sigana imodoka bishyuza nabi cyane none ugeze ngo ku mafaranga ngo nkayo ngayo yangombwa baguhaye ari ngombwa ngo sinzi ngo wanze kwishura ideni ngo rya letse nk'ideni ry'ishuri buruse riragukurikirana paka udafite akazi wabigenza gute ntibibareba barakureka ukazabona akazi kereka nubaho nyine ukarizarinda upfa ntabwo baza kugushiramo umugozi ariko nawe ntabwo uzakora hoya baragupima iyo ubonye akazi gutya ikete rikaza so ugiye kureba nyine usanga nyine turimo umuntu agomba kuba aho arimo ritwararika so nuko nguko ngiye nashoboye kwitwararika reka mbe nkoresha ubuke mfite and then nibafungura imipaka nibafungura airports ubwo nzaba ngenda ariko ndaharushe hano man ntabwo mavuze ko mu ndambiwe nanjye ndabarushe gute se kandi twe turimo gutekereza izindi gahunda zo kugushakira ibikenewe byose ugume hano kuko abafana bawe benshi cyane bakwishima cyane kuba bari hafi yawe bakorera staff zose ujye ukora bikabashimisha mu rwego rworoshye kugira ngo zibagereho urebye nanjye hano ni mu rugo ariko ubundi kubera nsanzwe ntuye hariya umwanya munini so niho mba narapangiye ubuzima bwanjye niho mba mfite akazi nshoboye gukora akakampemba ubu hano ndi ntabwo really mfite akazi indimo ndasohora ntinjiza urumva so ntabwo nanze igihugu cyanjye ubundi ndagikunda cyane ngumambwira n'abandi ngo ngenda nkakura hari nkajya spending hano for ineza y'igihugu cyanjye ubu nukuvuga ko ni inzanya amadolari nkaza nkaya spending hano ayo mafaranga mba nyazanye mu gihugu mba nongeyemo urumva kubera hari abantu benshi babaho ku buzima bw'amafaranga make kandi ngewe mba nazanye ingereranyije nk'umuntu like mu cyaro cyangwa abantu hano bagenda basabiriza amafaranga bakonsoma abari make cyane kandi ngeweho ayo renting inozu nayo ndya nukuvuga ko nshobora no kwikubamo abantu bageze kuri 50 ngiye mba nakuye mu mahanga nkaza na hano so biba ari byiza kuza ugaspending uba mu uri nka diaspora ukaza ugaspending amafaranga ubishoboye ukaza ugaspending amafaranga yawe hano kubera abafite gace ntabwo ubukoze kinini ariko gike ubushoboye gukora riba ari itafari nyine kwiterambere ku mibereho y'abantu bawe n'igihugu cyawe imyambarire yawe yakomeje kuvugisha abantu benshi cyane kuba ushiramo bandanas kandi abantu bari bibagiye style za bandana burimo kutwibutsa mu gihe cy'aba Tupac n'abandi batandukanye so it's all good noneho arabandi batangiye kwibaza ese Dumba yarasaze Dumba ameze gute ko asigaye yishiramo ibikwasi agashira ofete ukuntu ibintu bimeze ugiye kureba iyo urimo urakora ikintu ugomba kuba wihari ugomba gusa wenyine udasa n'uwundi muntu so nukuvuga ko ngewe nk'ubu ngubu nambaye nka bakti ubwo ndaba nambaye nka bakti urumva so ngiye ngomba kwambara nkanjye sasa ngomba gushaka ibintu nanone bishobora kuba uwundi muntu yabona akavuga ati uriya ni Dumba so
kandi ugomba guhindura so ibikwasi ugenda ukabireba ukavuga ati igikwasi abantu kuntu nk'abantu bo mu cyaro ubundi babikuzamo imvunja sinzi imvunja nibuzizi nizo bakoresha ibikwasi gukuzamo imvunja so ugasanga ibikwasi biri umuntu yabibonye abona ikintu cyo mu cyaro ikintu kind of like mbese kiri hasi ariko njyewe nanjye nuko probably nanjye nuko natekereje ariko hari sister wanjye ari designer tubana muri Canada yigeze nigeze kujya mu kabati ke cause ni design we ntabwo azi n'ibintu by'ikinyarwanda cyane ashobora kuba kivugamo gake nigeze kujya mu kabati ke nsanga afite ikote ridoze mu bikwasi ahantu hose kandi sister wanjye ntabwo azi ibintu byo mu cyaro ahantu hose ibikwasi uko indodo ndarifite hano nari kuba narizanye ukarireba indodo izikoze mu bikwasi rizane ndagutegereza yes rizane iryo koti kubera iki tutarireba natwe tubakurikirana Afrimax TV koti ridoze mu bikwasi twacyari kumwe na Dumba ni wa musani wanyu mukunze kusubiramo indirimbo z'abahanzi benshi batandukanye akunze gukora ibintu byinshi bitandukanye afite followers noneho kuri Instagram sinzi ahantu abakura ataza kubyumva mukanya ndaza kumubaza yes wasafi ba Diamond basike bamupostinga that's what's up ibi byose mukanya gato reka tumutegereze hano dukomeze interview na Dumba anatwereka ikoti ry'ibikwasi atubwiye nawe sister yamuhaye gute dukwiriye kureba iryo koti ugiye kureba iri koti ahantu bagiye bariteranya urabona hano indodo so aha hose ni ibikwasi bifashe ahangaha hose ni ibikwasi birifashe ngira ngo like hano hose ni ibikwasi kweli aho urabona ko ni igikwasi iyo nyambaye abana baravuga ati uri ku gikwasi urumva so iri koti iyo ndyambaye ugiye kureba iyo ndyambaye uhita ubona ko ari swaga zihariye mu bikwasi byinshi cyane yako ngako se mu bikwasi byinshi kingiki ushobora kugishiraho uburyo ushaka uza kugishiraho gutya cyangwa ushobora kugifatisha hano kikajya inyuma ikoti nkariheka rikaba nkaho ndihetse nacyo mbikirishaho nk'igikwazi so hari n'ubwo ushobora kugifungura cyangwa ni iryana nakantu kahano nako hari ukuntu rijyaho hano gutya kikajya na hano nkarifata nka school bag nkariheka gutya cyangwa kagakuraho kazajya kareta gutya so ikoti warisanze kwa sister icara rigumane narisanze kwa sister wanjye and then sister wanjye ndarireba ugiye kureba mani iyi nta swaga wabona irushingiye real kabisa nta swaga wabona irushingiye kuba nyine ari swaga ariko ni ibikwasi man kandi urabona ko ari ni new style y'abazungu y'ikizungu binabwo ari ibinyafrika inabwo ari so I was like wow mbwira sister wanjye ndashaka iryo kote sister wanjye aravuga sinshaka kugura ikote it's very expensive kubera as a designer yarabikunze ararigura noneho wambwiye niba narahaye mama wanjye kado sister wanjye kuri anniversary yanjye ajya kunkurira kado ndambwira ati nta kindi nshaka ndashaka rya kote ewan aitararindemera nyine ararimpa nanjye ndaza nyine ndahumura urabona ko nyine ari so hagati aho ngaho nanjye ndimo ndavuga ati ni ihe style noneho nshobora kuzana nkaba confident ko nyine ni ikintu nkora ndavuga ati abantu bo muri Afrika kubera nkora indirimbo zo muri Afrika ikintu bashobora kuba bazi cyane ariko bapinga kubera ngiye menyereye ko abantu bampinga nyuma bakankunda nuko bimeze abafana banje ubundi babaza kumpinga nyuma bakankunda so nkabavuga ati bapinga igikwasi kandi narabonye ko ku gikwasi byacyaranyemeje ubu ntangira kuzajya nkora ubu video bwanjye nambaye igikwasi so ubundi bikwasi uko mbikoresha nkura kuri iri koti ryanjye
nkura kuri rikoti ryanjye ibikwasi abantu bajya bibaza ati ese ibikwasa bikuraye ariko nza nka hano nkafata nk'igikwasi kimwe ariko nzi ko nzagisubizaho nkafata nk'iki gikwasi nk'iki mbona ahantu nagikuye nkagikuraho narangiza nkahita nkora gutya ahangaha iyo ngiye gukora aka video nkahita mfata igikwasi iki ngiki nkahita nyicomekamo hano gutya kubera amashaka kuboko kugaragara and then nkamera gutya ubu abantu bakareba iyo shooting kuri side igikwasi kiba kigaragara sasa abantu igikwasi nibite man ariko nuko ngo gahunda z'ibikwasi ko zimeze so ntabwo ari ukuba ngo umuntu yasaze ariko ni art nk'uno mutipe yakoze iyi koti that's big art. This is mind blowing narakibonye ndasa ahubwo nahise sobanukirwa kuko abantu bari baritangiye gukomparinga yure mujye masho kuba yarasaze ubu ngubu ibikwasi se ibiki ntabwo ari ugusa ni fashion na n'ubu ngubu kabonye hano hari ukuntu uvuga turi mutipe hari akantu yazanye sinkumva ariko hari ukuntu kamubereye nkashiraho bandana zanjye za Tupac hari ubwo mbishiraho ari byinshi uheruka ariko gushyaho gataga mba ngafite ahantu hose ngiye nk'iyi ngofero ndayikunda so niyo nkunze gukoresha nshobora gukuraho bandana and then nkashiraho iyi ngofero tag yanjye kaba yari bihora kure ntabwo uyu birebye ubona bidahari ariko bimporaho kandi basanga niyo tag wifatishije igikwasi iyo tag nayo bifatishijwe n'igikwasi hano hose wallahi ibikwasi ni umuti sana ni nk'abarozi nakando yes ukora videos nyinshi ariko zabahanzi benshi batandukanye either bo muri Tanzania, Kenya, Uganda, mu Rwanda iyo wa postinze video zabo zibona promotion nyinshi cyane ariko benshi nago bakora ya repost nyine ni return yo kuri repostinga ibyo babakore ariko je bundi naje kubona papa muri Wasafi Baravan bande mpaka na bosi wabo Diamond ni irihe banga wakoresheje kugira ngo abo bajema bose baguposting sasa rero ntagiye kukubesha ngewe nkurikirana showbiz yo muri Africa and then nita cyane kuri showbiz yo muri East Africa nk'ubu ngubu Bakti ngewe one of my dreams yari gukora interview na Bakti urumva sasa nkavuga tipe zamugeraho gute wewe tipe zamugeraho gute kandi singomba kumwinginga singomba kuza avuga ati Bakti ndakwinginze nkoresha interview urumva so ushaka uburyo ushaka ikintu ukora ngenda akora nkavuga ati Bakti aranshaka niyo atanshaka biramureba ariko azamenya urumva hari naka video nakoze ntagushaka ngo ndavuga ka Bakti kabisa kazukora ni keza ntako wabonye nzagakata gutya nkakohereza kabisa vuba nzagakata nkakohereze ariko nabari bantuza ndababona bakunda ikintu cyitwa promotion bazi ikintu cyitwa promotion urabona nk'ubu ngewe muri Tanzania cyangwa no muri East Africa nano mu Rwanda ubu video nkoze abana bara downloadinga bakagenda babusharinga kuri status zabo za WhatsApp so ni gake y'uri umuntu ukoresha WhatsApp kubutarambona ndimo ndacyaho birashoboka hari abantu kangwe sinda kubona uravuga ibiki birashoboka kubutarambona ariko hari abantu benshi barangije kumbona kuri status za WhatsApp ndimo ndacyaho so niyo muri Tanzania kubera Tanzania niho mfite abafana ba mbere ubundi abafana ba mbere ni abatanzania abagande abanyarwanda abanyakenya abarundi niko bagenda bakurikirana then iyo ugiye muri Instagram yanjye Instagram iguha abantu ba mbere abantu mbese abantu usa abafana bawe abandi bantu bakurikirana mbese abafana banje bakurikirana abantu babiri ba mbere bakurikirana nawe ugiye muri Instagram bahita bakwereka abafana bawe nabahe bantu bakurikirana babiri ngewe abafana banje ba mbere abafana banje bakurikirana uwa mbere Zari the Boss Ready and then hakabaho na Diamond Platnumz nibo benshi nibo abafana banje basa nkabo so niba abafana banje basa nabaza ari na Diamond Platnumz bimenyesha ko Tanzania
niho hambere nkunzwe. So niba Tanzania ariho hambere nkunzwe rero ngomba kumenya niba iki biri muri Tanzania. So muri Tanzania nkitaho nkamenya ko bari abatipe bo muri Wasafi bakunda ikintu cyitwa promotion. So bambonye bakabona rutipe twambonye kuri status ya runaka, twambonye kuri Instagram ya runaka, arubwo bagenda arubwo nakoze indirimbo ya Tanasha Don. Wolpa arayiposting. So Wolpa ipostinze, Tanasha Don arayiposting. So abantu barimo barakurikira miliyoni zo muri za Wolpa na miliyoni za Tanasha Don. Abantu bahita ba downloading bagahita bashira kuri, so uribaza millions kubera ka video kanje ntaka 1 minute. So millions za Tanasha na millions za Wolpa afite millions 5 na Tanasha, abantu baba downloadings bakagenda bagenda mu WhatsApp yabo. So byanga bikunda Rayvan araza kumbona ahantu ndimo nda training. So Rayvan nawe ashaka ko indirimbo ye yamamara cyane, nawe agomba kunshirayo abe baka downloading nawo bagatwara. Ariko ugize umutima mubi ntabaza kumushira uburi muri iyi kiri, kubera nawe unshizeyo abantu baraza kufata indirimbo yawe yamamare. Abantu bo mu Rwanda batarimo baribuka nk'ubu nkora nk'indirimbo ugasanga yaje akayareba akavuga indirimbo yabaye hit. Ariko iyo ufashe video yanjye nawe ukayishira kuri platform kuri social media yawe, yego abantu unteje imbere, ariko witeje imbere cyane ko indirimbo ni yawe, abantu baraza ku downloadinga bayijyane, you know. So urumva ko bo ba Wasafi barabizi. So bagiye kubona bakavuga ati uno mutipe arimo aradukorera umuti. So niho hahandi nkora indirimbo gutya Mbosa akayibona nayipostinze agahita yikurayo agahita agashirayo. Rayvan yambonye postinze ahita yikurayo agahita yishirayo. Noneho bikagera n'ahantu Diamond yabibonye agahita avuga ati uno mutipe ngomba kumushirayo. And then ugiye kureba Diamond yararimo aramamaza Zuchu, umukobwa mushasha muri Wasafi. And then Zuchu ubundi bamukoreye indirimbo nyinshi, noneho zimwe ntago ziza kuba hit. Ubundi ukoze ibintu biragoye kugira ngo byose bibe hit. Umuntu wabikoze wenyine ni Asle, niwe yigeze gusohora indirimbo zitandatu zose zikaba hit. Ariko Zuchu hari indirimbo yakoze na Mboso, and then ni hitinge cyane. Ariko ngiye kubera nkunda Mboso buriya yandika neza, ngewe nkunda ibyo yari yakoze. So iyo ndirimbo Mboso na Zuchu bari bakoze, kandi Diamond arimo arapromotinga Zuchu, ngewe nakunzemo part ya Mboso. So mita nkora ka video ka Mboso, kandi indirimbo yari irimo iragenda gahoro. So Mboso akabonye ahita aragafata agapostinga, Diamond ahita arabibona. Ariko Diamond nagumaga mubona ahantu atazi wanje, ariko mbona nk'ahantu bambyiye nkabona Diamond ya commentinze abantu bampostinze, nkamenya okay rutiparanze rutiparanze. So abonye nari mbizi neza, nari ndi muri mu mutwe nabo ni indirimbo yanze guhitinga, nabona nyikoze iramukora ahantu niyo yakwifuza. Hari abantu batazi gufata amaranga mutima yabo, really arabonye ko iyo ndirimbo yari ikeneye promotion, ahita afata ka video kanje ahita agashira kuri page ye, and then uko nguko niko indirimbo yahise hit. So ibi bintu ukora ni imibare sana ndabara nkavuga ati ndimo ndabara ubu ngubu bakiti azanshaka, natanshaka araba mfite w'ikibazo. Nukuri ubundi ndabara nkavuga ati ewan ubibyo niko byo nkoze, bakiti agomba kuba nzi, agomba kuba nzi, kandi agomba kuba nkeneye, kandi agomba kubabona ko nanjye namugirira akamaro. So araza kunshaka, natanshaka ubwo bakiti yanyandiye ahantu runaka ntazi. Yaso reka nkubaze kanu gato, kuba wapostinzwe na Diamond byaragushimishije cyangwa wabifashe gute, wabyakiriye gute? Fosana narabikunze cyane, kubera ngewe ubundi inzi ko muri statistics muri Africa Diamond niwe muntu wa mbere ukurikirwa muri statistics. Ni ukuvuga ko Diamond afite miliyoni 9, and then bakaba bafite miliyoni 54 za population. Davido akaba probably ari bafite numbers nyinshi, ariko bafite miliyoni 200 zo muri Nigeria. So ufashe Davido ukamushyira muri Tanzania, ugafata Diamond ukamushyira muri Nigeria, imibare ya Diamond iriyongera, ya David ikamanuka. So ni ukuvuga ko Diamond buriya gupostinze uragaragara ahantu henshi. So ni ukuvuga ko Diamond arampostinga, kandi yarangije kumpostinga n'abandi bantu bahita bangirira icyizere, aba muri hasi bahita bavuga ati
Diamond yampostinze ngewe utampostinze nini kandi nawe ningo ukoreye indirimbo ukanga kumpostinga abantu bakubona fake bahita baravuga ati uno mutipe ko yikunze cyane ni nka handi gusanga rutipe afite Instagram abantu 500 agafollowinga 0. Sawa. Last time dukora na interview na ngira amatsiko cyane nahise njya muri Instagram yawe. Funguye Instagram yawe mbona abantu barimo kugufollowinga na abantu 170. For real? Yes, uyu munsi ngiye kuza no kureba. Papa reka ndebe. 250. Nirebanga kuko nije gitoya cyane ukaba umaze kubona followers benshi bangana kuri Instagram nago ari ibintu byoroshye. 100 niyongeye 100 I guess. So nukuvuga ko content yanje irakunzwe kandi kangwa. Like nta kundi ubundi ntago nta muntu ubaho akunzwe gusa. Content ubundi ugira content iri controversial. So content yanjye abantu benshi bayikunze hari n'abantu benshi bayanga. So muri ubwo buryo ingira abantu benshi baza kumbona. So mu gihe abantu barimo barambona ni haburama abarimo babikunze. So nuko nguko murenge nagiraga uretse muri mwezi Ramadan nahise ndeka gukora ubu video ukwezi nahise ngwa ni nkaho nagiye hasi kuko namaze ukwezi ntarimo ndakora kandi aka video kamwe ngiye kanzanira abantu harakanzanira abantu 1000 harakanzanira abantu 500 harubunzanira abantu 20. So every video igiye ninzanira abantu. So iyo ntarimo ndakora ntabwo abantu baba barimo baraza neza. Noneho as the video irimo iranzanira abantu nkabona na chance nka Diamond akampostinga mpita mbona abantu benshi bahita nk'ubu nahoze nkubwira ati Tanasha Donna yampostinze ejo bundi akinshiraho gucya nyuma y'iminota 2 abantu 1000 bahita baramfollowinga. Diamond ampostinga nagize abantu 5000 mu masaha 2. Urumva ko aragupostinga akanagushiraho izina. So nukuvuga ko muri content yanjye mu gihe iri strong irimo irakora ndakomeza ndimo ndabona abantu barimo baramfollowinga muri uwo mwanya. So ntabwo really biba bintangaje ko abantu bamfollowinga gutyo ahubwo iyo batarimo baramfollowinga ndatangara. Umenyereye gukora videos zabahanzi bo muri East Africa kubera icyo ukabona aba followers bangana uko nguko kubera icyo utagerageza gukora videos maybe za West Africa also ukajya mu bada video bande bose kugira ngo biyongerere maybe nimba ari double cyangwa triple sinzi kuntu nabyita ariko biyongerere mu rwego rwuri hejuru cyane. Ofete ndimo ndarwana nabyo ndimo ndarwana no kugira ngo nkrosinge muri West Africa ariko biri tricky kubera nk'ubu ngubu abantu bankurikirana cyane na abantu bo muri East Africa. So no kuvuga ko buri ubwo nkoze indirimbo yaba West Africa abantu bakeya baraza kuyisharinga. So ishobora kutagira kuri uriya muririmbi ariko nkaguma inshiramo kamwe in a period let's say nka 1 week nkejo ndakora indirimbo 2 zo muri Nigeria ariko usanga nk'ubu nakoze indirimbo ya David ya DNG Gabana yaririmbye ariko nyishize yo mbona abantu ntago barimo barabyitabira mitanyikurayo mitanyibika. Ubwo ni ukuvuga ko hari igihe nzakubita mbona aba Nigeria batangiye kuza mitanyisubizayo. Nuko nguko nubundi Tanzania yanguye gufatisha abaswahili bangoye gufatisha until nafatishije igihe Diamond bari bakoze Tanasha Donna yari yakoze indirimbo ye na Mboso and then Tanasha Donna niyo ndirimbo nakoze and then nyikoze nari mfitemo abantu bavuga igiswahili bake and then bahita bamutaginga akabonye ahitaraga posting ubundi Tanasha niwe yanshize kuri platform y'abatanzania and then abantu bahita basharinga ubwo mpita mfata izindi zi Tanzania narakoze narakuyeyo mpita nongera ndaziposting zose zigenda zibona 100 abatanzania babaje gutyo nkomezamo nkuriza abatanzania. So n'aba Nigeria ndazifite zirimo hariya abantu bitayeho cyangwa batitayeho cyangwa nizo nakoze nk'iyo nabitse n'izindi nza gukora ubwo bazaza nzakubita rimwe gucya pa
ni nko gukanda ipesi bagahita baza ariko ugumaho batwara bunyi buriya bazaza. Yes, mfite amakuru ko usige ukundana usibye wa wundi wavuye igikondo waje Kicukiro umukobwa w'umusomalia kandi mwahuriye kuri social media. Aya makuru ndashaka kumenya nimbaraye. Umukobwa w'umusomali ariko uzi ko ahubwo abakobwa b'abasomali bagira za skin nkunda. Dark skin cyangwa chocolate izo ngizo barazigira. Abasomali ofete abasomali bari mu bantu bankurikirana kandi bankunze kandi noneho ni nabo bafana njyewe nemera kubera bakurikira ibintu batumva, bakurikirana indirimbo z'ikigande ukabona barazikunze barazipostinze bakanyigana bakanyuriza ubufo like abasomali like ni abantu bankunze cyane. Ariko rero ukabona nyine murimo n'abakobwa b'abasomali nyine baba bankunze ariko ni ku rwego rw'abafana, ni ku rwego rw'abafana ntabwo ari ku rwego cyangwa nagura bishyira official ariko ni ubu ni ngende n'umusiramu zawo hari abantu benshi bakunze gukoresha account zawe bagakora fake account bakoresheje amazina yawe bagapostinga kandi ugasanga nabo social media zabo zirimo kuzamuka. Abangaba nicyo tubwiye man abo ngabo ntabwo ndasobanukirwa niba barimo barantwikira cyangwa barimo baramvuna ariko ndibaza ko barimo baramvuna kubera nk'ubu ngubu ugenda kureba umuntu wo muri Tanzania afite abantu 60,000 so afite tricks njyewe ntafite apostinga umuntu afite 60,000 akabona views 100,000 urumva njyewe ku ndirimbo nashize kuri Instagram yanjye itabifite kandi yapostinze the same video murusha following akabona 100,000 nkavuga ati nticyakoze. Sasa rero ugasanga abantu benshi baraza gushaka kugenda kurebera iwe aho kurebera iwanjye, so hari ukuntu numva nkaho bishobora kumvuna ariko rero njyewe nahisemo kubihorera icyo narwana nacyo ni ukugira ngo account yanjye ibe verified kandi uwo mutipe nta nubwo avuga nta nubwo yise dumba.tz bimenyesha ko ni account ya Dumba ariko ya TZ, so aba TZ baraza gukurikira ibyo cyane kurusha ubwo bakurikira Dumba ariko narabaretse kugira ngo izina ryanjye ribe ririyo kubera iyo ushaka iyo urimo urashakisha umuntu ntabwo ugenda uza kuri njyewe. Hari aba TikTok uwo ni big afite abantu 16,000 kuri TikTok nta muntu mu Rwanda ayifite akoresha izina ryanjye Dumba agashyirayo content zanjye akagira views na likes na shares nyinshi njyewe ntafite. Urumva ntuwo ndamureka ndavuga ati dekoreshe nacyo nibashaka baraza kuzi wanjye. Ikibazo cya nyuma na nyuma Dumba abantu benshi barimo kwibaza ese izi video ukora ugapostinga abantu benshi bagafollowinga hari akantu ubonamo ugiye kureba njyewe ntabwo natangiye gukora iki gikorwa indimo ndabara amafaranga however much nari nzi ko ishobora kuba brand nini, so ubu turimo turavuga mbonamo amafaranga mu buhe buryo. Umuntu ashobora kuza akampa indirimbo akambwira ati Dumba nkorera indirimbo yanjye ariko kenshi ntabwo nkunda indirimbo umuntu anzaniye, so iyo ambwiye ati nkorera indirimbo kubera ntashaka ko ankoresha ibintu nakunze vibe ishobora kwanga rero muca amafaranga menshi ndamubwira ati zana $400 njye ngukorera indirimbo kenshi arabananira ariko hari uwifunga akahita avuga ati ndashaka kuyikora akahita yatanga akayama ubwo amafaranga azana vibe niba vibe uziyo ndirimbo ntayifite iraza kuza. Thank you so much. Ku mafaranga injira abantu bashaka kubamamariza business runaka nkaza kuri Instagram yanjye nkavuga kuri business ye nkeditinga nkashiramo ibintu agurisha yangiza kama amafaranga yanjye. Ahandi hantu ndi nk'ubu ngubu mango baranyandikiye
barashaka ko dukorana. Airtel baranyandikiye barashaka ko dukorana, gusa ndashaka ndimo ndategereje baze bavuga ibyo bashaka, ariko deja barangije kunya approaching. So urumva ko mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari akantu karimo karaza, ntabwo ari menshi ariko uko angana kose abarimo araza. Yeah. Shout outs to your fans, any message imeze dufunge cyangwa dushireho inyundo ya nyuma mu kiganiro cyacu tukakoranye uyu munsi. Abafana barimo barandeba ukurikirana Afrimax TV, ugomba kumenya ndagukunda cyane. Abumva ikinyarwanda bose Bakti, ugomba kumenya ko abantu bumva ikinyarwanda ni benshi. Hari abantu bo muri Uganda barimo baratureba bumva ikinyarwanda bakurikirana Afrimax. Niba uri muri Uganda, shout out to you, ndakuramukije, ndagukunda cyane. Niba uri umunyamurenge, uri somewhere out, ndakuramukije. Umurundi, abarundi ndabugize, ndabakunda sana abarundi, murazi ko nababyayemo ibibondo bibiri. Abanyarwanda hani wacu every corner bankurikirana, abantu bo muri Kongo bavuga ikinyarwanda mwese ndabaramukije. Abantu bo muri Tanzania bavuga ikinyarwanda kutoka Kigoma na wasalimia sana, namwe ndabizi murareba Afrimax nzahigera. So ndabakunda cyane, murakoze cyane kuba munyumva. Abashiraho comments mbi namwe ndabaramukije, muzishireho. Abashiraho inziza namwe murakoze cyane, ariko akazi karimo karagenda kandi kenshi. Shout outs to you. Uyu ni umwaka w'akazi kenshi kandi gakomeye cyane. Dumba twaganiriye ibintu byinshi cyane, igitumo cyabyaye story nyinshi zitandukanye kandi twagombaga kuzumva muri iki gihe, byari bikwiye mu byukuri. Twabonye n'ikoti ryiwe ry'ibikwasi hano, ebana ni fresh cyane. Ahubwo nzashaka Ibran nzashaka kabisa. That's what's up, man. Behind the camera, I'm my boy Miguel. My name is Bakti, and this is Afrimax TV. Kinda subscribe. There is much more comes. This is just the beginning. Big up to yourself. Until next time. Ciao.